Inama zigirwa itorero, igitabo cya mbere, igice cya 4. Urukundo rwa kivandimwe no gusabana na Kristo. Ni umugambi w'Imana yuko abana bayo bazagira ubumwe cyane. Mbese ntibiringiye kuzaba no mu ijuru rimwe? Mbese Kristo yigabanijemo ibice? Mbese azaha ubwoko bwe amahirwe butarakubura imyanda y'ibibi yo gukeka no kugira intonganya, abakozi bataragira umugambi umwe wo kwegurira imitima n'ubwenge imbaraga mu murimo w'Imana wera cyane imbere yayo? Gusabana bitera imbaraga, naho gucukubira bitera intege nke. Nidufatanyiriza hamwe tukumvikana dushakira abantu agakiza, niho tuzaba koko abakozi bakorana n'Imana. Abanga gukorana bafatanyirije hamwe bakoze Imana isoni cyane. Umwanzi w'imitima anezezwa no kubabona bahora barakariranye. Bene abo bakeneye kwitoza urukundo rwa kivandimwe n'ubugwaneza bw'umutima. Iyaba babashaga gukuraho umwenda ukingirije igihe kizaza ngo barebe ingaruka yo kutumvikana, byari kubatera kwihana rwose. Gusabana na Kristo no kumvikana ubwacu biturinda akaga kose. Abisi bishimira yuko Kristo batumvikana, kutizera birabashimisha. Imana ishaka yuko ubwoko bwayo buhinduka. Gusabana na Kristo no gusabana ubwacu niho tubasha kubonera amahoro gusa muri iyi minsi y'imperuka. Ni mucyo twe gukundira Satani kuvuga itorero ryacu ngo nimurebe uko aba bantu bahagaze munsi y'ibendera rya Kristo bangana. Ntacyo dukwiriye kubatinyira ubwo bakoreshereza imbaraga zabo gusubiranamo kuruta kurwanya imbaraga zanyu. Umwuka wera amaze kumanukira abigishwa ba Yesu bagiye kwamamaza umukiza wazutse. Bifuje ikintu kimwe gusa, ko abantu bahabwa agakiza. Bishimiye umubano bagiranye n'abera. Barabagwaneza, abitonda, abiyanze, bemeye kwitangira ukuri. Gushyira hamwe kwabo kwa buri munsi niko kwahishuye urukundo Kristo yari yarabategetse guhishura. Amagambo n'imirimo byo kutikunda nibyo bashyirishijeho umwete wo kubyutsa urwo rukundo mu mitima y'abandi. Abizera bari bafite urukundo rwuzura imitima y'intumwa umwuka wera amaze kuzimanukira. Bari bakwiriye gukuza amajyambere bafite kumvira, kwemera itegeko rishya ngo nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundana. Yohana igice cya 13 umurongo 34. Uko niko basabanye na Kristo cyane kugira ngo babashishwe gusohoza ibyo ashaka. Imbaraga y'umukiza wabashaga kubatsindishiriza abikoresheje gukiranuka kwe yari ikwiriye kubahirizwa. Ariko abakristo bo mu itorero rya mbere batangiye gushakashakanamo amafuti. Bizimba ku mafuti, bahakita kunegurana k'ubugizi bwa nabi, baheba mu maso h'umukiza kandi babura urukundo rukomeye yahishuriye abanyabyaha. Bashimikiriye imihango igaragarira amaso, bita cyane ku nyigisho z'uko kwizera, barushaho kuba inkazi mu kunegurana kwabo. Bagize umwete wo guciraho abandi iteka, maze bibagirwa ibicumuro byabo. Bibagiwe icyigisho cyerekeye urukundo rwa kivandimwe Kristo yari yarigishije. Kandi igiteye agahinda kuruta byose nuko babuze ubwenge bwo kumenya icyo bahombye. Ntibarakamenya yuko umunezero n'ibyishimo bitakirangwa mu mibereho yabo, kandi yuko bidatinze bagiye kugendera mu mwijima, bamaze gukingiranira urukundo rw'Imana inyuma y'imitima yabo. Intumwa Yohana yamenye yuko urukundo rwa kivandimwe rutakirangwa mu itorero, maze abari rwo yizimba kuvuga. Yarinze ageza ku munsi yapfuyeho agihendahenda bizera guhora bimenyereza gukundana. Inzandiko yandikiye amatorero zuzuwe n'iki gitekerezo ngo bakundwa dukundane. Arandika ati kuko Imana ari urukundo, Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza ku 11. Mu itorero ry'Imana ry'ubu habuzemo urukundo rwa kivandimwe cyane. Benshi bo mu bavuga yuko bakunda umukiza birengagiza gukunda abo bafatanyije umubano wa Gikristo. Dufite kwizera kumwe, turi umuryango umwe, twese turi abana ba Data twese bo mu ijuru umwe, dufite ibyiringiro bimwe byo kudapfa. Umurungu udufatanyije ukwiriye kuba hafi kandi ukaba uw'ineza. Abantu bo mu isi baratureba ngo bamenye ko kwizera kwacu gufite imbaraga yeza mu mitima yacu. Batebuka kugenzura ifuti ryose mu mibereho yacu no kutumvikana hose mu mirimo yacu. Ni mucyo twe kubaha akito ko gusebya kwizera kwacu. Gusabana n'ubumwe nibyo buhamya bwacu bukomeye cyane. Kugirana amakimbirane n'abisi siko kudushyira mu kaga cyane, ahubwo ni ibibi bikorerwa mu mitima y'abiyita bizera bituzanira amakuba ateye agahinda kandi bigatinza cyane amajyambere y'umurimo w'Imana. Nta yindi nzira irushijeho kuba iyo gucogoza rwose ingeso yacu y'iby'umwuka iruta kugira ishyari no gukekana no gushaka ibibi ku bandi no gukeka ibibi. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni, kuko aho amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru icya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 15 kugeza ku 18. Gusabana n'ubumwe biri mu bantu bafite ingeso zitari zimwe nibyo muhamya ukomeye cyane yuko Imana yatumye umwana wayo mu isi gukiza abanyabyaha. N'ihirwe ryacu kujyana bene ubwo buhamya. Ariko kugira ngo dukore ibyo dukwiriye kwemera itegeko rya Kristo. Ariko ingeso zacu zikwiriye gutunganyishwa. Gusabana n'ingeso ze n'ubushake bwacu bukwiriye guhabwa ubushake bwe. Nibwo tuzakorera hamwe tudafite igitekerezo cyo kugirirana nabi. Kutumvikana gutoya kugundiriwe gutera gukora ibyonona umubano wa Kristo. Ni mucyo twe kwemerera umwanzi dutyo ngo
yatwigaruriye. Nimucyo turushaho kwegera Imana no kwegerana ubwacu, niho tuzaba nk'ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka kandi byavomerejwe uruzi rw'ubugingo. Mbega uburyo tuzera imbuto! Mbese Kristo ntiyavuze ati ibyo ni byo byubahisha Data? Yohana igice cya 15:8. Iyi sengesho rya Kristo ryemerwa burundu iyo ibyo ryigisha bihora byinjizwa mu mibereho ya buri munsi y'ubwoko bw'Imana. Ubumwe mu murimo bwatubonekamo. Umuvandimwe azahambirishwa ku muvandimwe umurunga w'urukundo rwa Kristo. Umwuka w'Imana niwe uzana ubwo bumwe. Uwiyejeje niwe ubasha kweza abigishwa. Nibasabana nawe bazasabanishwa no kwizera kwera cyane. Niduhirimbanira kubona ubwo bumwe nk'uko Imana yifuza ko tubuhirimbanira, buzatuzaho. Icyo Imana ishaka si umubare munini w'amashuri n'amazu magari no kugira ibyo werekana bigaragara, ahubwo icyo ishaka ni imirimo ikorerwa hamwe y'ubwoko bw'umwihariko abantu batoranyijwe n'Imana kandi bafite agaciro, bunze ubumwe, imibereho yabo ihishanywe na Kristo mu Mana. Umuntu wese akwiriye guhagarara mu mugabane we n'ahantu he, akagira ibitekerezo n'amagambo n'imirimo bikwiriye. Igihe abakozi b'Imana bose bazakora ibyo, kandi ntibizaba keretse babikoze, nibwo umurimo wayo uzaba ushyitse wuzuye neza. Uwiteka ashaka abagabo bafite kwizera nyakuri n'ubwenge bushyitse, abagabo basobanukirwa n'itandukaniro ry'ukuri n'ibinyoma. Umuntu wese akwiriye kuba maso, akiga kandi agashyira mu bikorwa inyigisho zitangwa mu gice cya 17 cya Yohana, kandi agakomereza kwizera kuzima mu kuri kuriho ubu. Dukeneye kwitegeka kuzatubashisha gusabanya ingeso zacu n'isengesho rya Kristo. Umutima wa Kristo uba ku bayoboke be bakora ibyo kuzuza umugambi w'Imana mu ngingo zabo zose. Bakwiriye kubera umwe muri we nubwo batataniye mu isi yose, ariko Imana ntishobora kubagira umwe muri Kristo keretse bemeye kureka inzira zabo bagakurikira inzira ye. Gufatanyiriza hamwe. Mu gihe cyo guhanga amashuri ahantu hashya, biba ngombwa kenshi guha abantu batazi utuntu twose two mu murimo inshingano. Abo bantu bakorana inkomyi zikomeye, kandi bo hamwe n'abakozi bagenzi babo nibatagira umutima wo kutishakira inyungu zabo mu murimo w'Umwami, hazabaho ingaruka mu bikorwa zizakoma mu nkokora amajyambere yawo. Benshi biyumvamo yuko umurimo bakora ari uwabo gusa, kandi nta wundi ukwiriye kubagira inama izo arizo zose ziwerekeye. Abo nyine nibo batazi uburyo bwiza bwo kuyobora umurimo, ariko kandi iyo hagize uhangara kubagira inama bararakara maze bakarushaho kugambirira gukurikiza inama yabo bishakiye. Ikindi kandi abakozi bamwe ntibemera gufasha cyangwa kwigisha abandi bakozi bagenzi babo. Abandi batari bamenya umurimo ntibifuza ko ubujiji bwabo bumenyekana. Barafudika bagapfusha ubusa igihe kinini ibintu byinshi kuko bafite ubwibone bubabuza kugisha abandi inama. Ntibiruhije kumenya intandaro y'amakuba. Abakozi babaye nk'ubudodo bwigenga aho kwireba nk'ubudodo bukwiriye kuboherwa hamwe ngo bufashe kurema ibara runaka. Ibyo bintu bitera umwuka wera agahinda. Imana yifuza yuko twakwigishanya. Ubwigenge budakomotse ku Mana budushyiraho itabasha gukorana natwe. Bene ibyo binezeza Satani. Umurimo w'umukozi wese uzageragezwa kugira ngo urebwe ko akorera gushyira umurimo w'Imana imbere cyangwa ko akorera gushaka ibyo kwinezeza. Icyaha kiri inyuma y'ibindi ndetse kitoroshye gukira ni ubwibone mu bitekerezo no kwishyira hejuru. Ibyo bihagaze mu nzira yimira gukura kose. Iyo umuntu afite ifuti mu ngeso ananirwa kurimenya. Iyo yarohamye mu kwiyumva ko yihagije ntabashe kumenya ifuti rye, yabasha ate kwezwa? Abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Matayo igice cya 9:12. None se umuntu yabasha ate gutunganywa kandi atekereza yuko inzira ziziboneye? Umukristo watanze umutima we wose gusa niwe ubasha kuba imfura nyakuri.